Pastor ndishimye kwa mwe nawe. Murakoze nanjye nishimye kubana nawe. Murakoze Yesu. Ni Papa Legend Fidel Masengo. Yes, ibibazo byose turi kwaza urabisubiza. Ibyo nshobora ndabisubiza. Murakoze cyane. Mama Pastor Karame. Papa Legend Solange Masengo. ndishimye kwa mwe nawe. Murakoze cyane nanjye ndishimye kuba mpuye nawe. Ibibazo byose turi wabaze murabisubiza. Ibyo ushoboye. Murakoze cyane. Asante. Ubundi Bishop twamenyanye igihe mfite imyaka nk'icyenda ngira ngo ababyeyi bacu nibo bari baziranye baramenyana barakundana hanyuma papa we hari akantu gato nigeze kubona uri hara mu Rwanda kuri Foursquare mu by'ukuri wari uri mu mwuka mu buryo butangaje uvuga ijambo uravuga ngo mu by'ukuri nkanje nka mama Bishop narize umutware wanjye yarize ariko kuba mubona ndi hano nka sirimba mubona nkora ibingi bari njyewe navuga ubayoboye mwakagombye kurambarara iryo jambo kurambarara abantu benshi barigizaho ikibazo baravuga ngo ahari mwishyize hejuru ese wakiyaringa icyo kintu ngaho wivuze mu buryo bw'umwuka wenda bo babyumva mu buryo bw'umubiri oya ntacyo ashaka kukivugaho. urakoze cyane. Yes, Bishop waduha background yawe kuva wavuka kugeza aka kanya mu minota itarenze 3. Ko ari byinshi. Pastor uri umunyamurenge? Of course. Umunyamurenge. Urabaza ko papa ari umukatolika. Yes, kandi yakubwiye ko niba bari kukabara. Yes. Abanyamurenge barimo baraca mu bibazo bikomeye cyane. Ese n'uruhe ruhari mufite nk'abashumba cyangwa nka pastor mu kuzana amahoro mu gihugu cya Kongo? Ndumva ntabivugaho ibintu byinshi kandi nari mbifite byinshi. Icambere nk'abashumba. Yes, pastor uramuswaye umuyobozi wa Kongo ni ibintu bitatu bahindura. Ndumva icyo kibazo ntagisubiza. Pastor uramuswaye umuyobozi w'abanyamurenge kwiswa akora iki? Abanyamurenge bari mu bihugu byinshi wa umunyamava tebagira umuyobozi. Oya rwose nta kubera icyo abanyamurenge nta muyobozi bagira. Ikibazo kigoye nta yarakojeje cya gatatu cyangwa se igicaniro iyo dusoma muri Bibiliya tubona twarahawe inshingano zo kugenda tukabwiriza ubutumwa ku mpera z'isi hose ariko abavuga ko muri Foursquare nyine nta gatatu kandi kabera ahantu hamwe. Ese mwaba mufite abantu wenda bakora ivugabutumwa mu ntara mu bihugu bigiye bitandukanye? Somali ntabwo aragera ubutumwa bwiza bw'Imana. Ese mwaba mufite abantu mutuma cyangwa wenda bibera gusa muri Foursquare? Foursquare uburere bw'abana muri Amerika mubona gute n'imbara makuru aba ubufiteho? Ntabwo byoroshe gusa kino gihugu ni igihugu kitoroshe. Turabashuje inshuti bakunzi ba Papa Legend TV ndetse na Turino TV aho muherereye hose amahoro y'Imana abane namwe. Nje uri kuri mikroni Papa Legend ndetse nkaba mfatikanyije n'umufatanyabikorwa wanje ari we Gaston Ilunga. Turagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu twegereza abakozi b'Imana babashije kutugenderera umunsi wa none. Reka mpe micro Gaston abashe kutwakirira abashitsi. Arakoze Papa Legend nk'uko babwiye nk'ibisanzwe ni kuri Papa Legend TV ndetse na Turino TV ngibimenyerewe. Tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana nk'uko bivuze duteye iteka rinini no kubabona no guhura namwe muri interview cyangwa se mu kiganiro gito cyane kubera umwanya wabo bararushe twabafatiranyije biriwe bakora akazi kenshi murimo bahamagariwe. Turagira ngo nanone nubwo abantu bamwe benshi babazi ariko kandi musubire mwibwire bazaba badukurikiye bwa mbere kandi turi n'ibyishimo byo kubana namwe. Twahera rero kuri Bishop ukibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Fidel Masengo, umugabo w'umugore umwe turi kumwe hano, papa w'abana 7, abakobwa 4, abahungu 3.
abandi umushumba mukuru w'itorero rya Foursquare Gospel Church mu Rwanda. Arakoze cyane, waduhera madamu pasiteri nawe mikoro akatwibwira. murakoze. Amazina Solange Masengo, ndumva ibindi yabivuze. Umugore, umugabo umwe, abana 7. Murakoze. Asante sana. Murumva kandi mukanabibona ko turi kumwe n'abashumba kandi bavuze ko bafite abana 7. Imana ibamugisha, ubona umugisha ukomeye Imana bahaye. Yego. Ukubaka mu kabyara mukagira abana bangana gutyo kandi mukaba mufite izishingano. Rero nagiraga ngo tubabaze twihuse ibibazo bikiya tuganire, abantu tuzatubabona tandukanye, ariko twebwe tugiriwe amahirwe yo kuba hostinga kuri izi televiziyo zacu. Mfite ibibazo bikiya rero tuza kubabaza kugira ngo musangize ababakurikira ndetse n'abakunzi banyu ndetse n'abizera bose muri rusange. Baragenti rero nagusubiza mikoro kugira ngo tubabaze. Yes, urakoze cyane Gaston. Ndatangira mbaza cyangwa se nganira na Bishop akaba na professeur Professor Bishop Masengo. Nje ugiye kubaza ibibazo ni Papa Legend OG. Ndizera ko ibibazo byose turi bubabaze mu by'ukuri muri bashe kubisubiza. Ibyo dushobora gusubiza hari biba binaniranye kuko ntazi ngo nibihe ibyo nshoboye ndabisubiza. Urakoze cyane. Yes, Bishop, waduha background yawe kuva wavuka kugeza aka kanya mu minota itarenze 3. Ko ari byinshi. Njyewe nitwa Masengo Fidel, maze imyaka 51. Muri uyu mwaka nibwo nyujuje. Navukiye muri Kongo, aho bita Muco hagati ukabara. Nkaba narahavuye nkiri mutoya, mfite imyaka 13, za kwiga i Bukavu. Niho nize kuva mu wa 3 wa secondaire kugeza ndangiza high school cyangwa diplome d'etat muri Kongo. Za kuvayo za kuza kuba mu Rwanda, niga muri kaminuza y'u Rwanda, ndangiza kaminuza 1999, ubwo 1995 kugera 1999 nibwo narangije kaminuza mu ishami ry'amategeko mu Rwanda. Kuva ico gihe natangiye gukora muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda. Nakoze imyaka 5, nari umuyobozi wa departement imwe, direction de parquet mu Gifaransa. Hanyuma nashoboye gukomeza masters mu Bubiligi 2002-2003. Ico gihe nagenda umukozi wa Minisiteri y'Ubutabera, nafite bourse y'Ababiligi coopération technique belge. Ndiga ndarangiza masters umwaka umwe, subira mu Rwanda 2005, subira mu Bubiligi gukora doctorat, nyirangiza muri 2010 muri Université d'Anvers. Subira mu Rwanda, maze gusubirayo nyuma ya doctorat nakomeje kwigisha muri kaminuza yitwa SFB. Ubu ngubu ni part of kaminuza y'u Rwanda, niyo nigishagamo full time. Naje no kwigisha muri Niraki nko mu full time, nigishe muri kaminuza zitandukanye zirimo IRK, zirimo nizo mu karere, zirimo nyamvizita no mu bindi bihugu. So urumva muri kaminuza ndacigisha na n'ubu hari amasomo mfite nigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri masters zabo. Hari n'ibindi nkora by'amategeko, hari ibigo nayoboye mu Rwanda y'ubukemurampaka cyangwa international arbitration. Hari USAID nayikozemo mu Rwanda, nabaye deputy chief of party wa projet yabo. So urumva ni 7 ndende cyane. Mu muhamagaro kuva muri 2005 nibwo twatangiye Foursquare, tuzacelebra imyaka 20 muri uyu mwaka. Hanyuma twatangiye ngiye kubagira inama mu by'amategeko mu mezi make gusa yakurikiye nka 3. Nibwo batangiye kumproposa kuyobora nk'umu legal representative. Ndabyemera kuva ico gihe kugeza none nyobora iryo torero, nk'abandi n'umushumba mukuru wa paroisse yacu ya Kimironko yitwa City Light. Nibaza ko mu ncamake rukunguko
ndi umwanditsi w'ibitabo, ndi umukemurampaka, mu arbitrator, ndi umu certified mediator, abita abahuza, ndi umwigisha w'amategeko, nize na theology, mbese ni byinshi. Wow. Niki cyaku inspirinze kugira ngo uve mu tuzi wakoraga tw'amategeko, dore ko wenda wanize cyane, ukaza kwinjira mu murimo w'Imana? Ndabanza nkosora ikibazo, ntabwo natuvuyemo kuko if now ndi country director w'ikintu cyitwa ngo ni IDLO. IDLO ni International Development Organization. As country ni ikigo cyashizweho n'ibihugu, intergovernmental organization. So urumva rero ngimaze imyaka ine nkiyobora kuva mvuye mu buyobozi bwa Kigali International Arbitration Center. So sinavuga yuko nahagaritse, nubwo ndimo ngerageza kubigerageza. Ntabwo byoroshe kubera yuko mfite umuryango munini ugomba kwitabwaho, afite n'ubumenyi, iyi myaka yose ni experience no mashuri nize numva bukenewe kandi ngomba gukoresha. So ntibirakunda yuko njya full time muri ministry, ndacakora part time. Nari nkubwiye yuko nshigisha no muri kaminuza, no mu cyumweru gishize nakoze mediation, nashizweho n'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda. So ako kazi nikarahagarara ariko nibishobora kazahagarara. Ubihuza gute? Kubihuza ntibyoroshe, ariko ugerageza iyo mirimo yose mbabwiye nkora ifite amasezerano mufitanye nabo tuyakorana. Nk'icyo kigo nyobora hari iminsi nemerwa y'amakonje, iyo minsi niyo nkoramo ingendo nk'izi ngizi. Ku rusengero ndahari, mfite na timu nini, urusengero maze imyaka 20. Urumva yuko twateguye abayobozi, dufite abantu turadelega, hari uje abantu bashinzwe gukora bakora, dufitemo abashumba bari full time. Bituma rero abashumba batari full time bagira flexibility. Iyo ngiye gukora nk'umu arbitrator, iyo banshaka muri arbitrage barabinsaba, nabona mfite umwanya nkabyemera. Iyo ngiye kwigisha muri kaminuza sinkiri full time muri kaminuza, nigisha isomo nemeye. Hari igihe bantumira kujya kwigisha no mu Bwongereza, hari igihe bantumira kujya kwigisha no muri Kenya, hari igihe bantumira kwigisha no mu Rwanda. Mbere yuko nemera isomo mbanzi ko schedule yanje ibinyemerera. Iyo mbona schedule ifunze ndahagana. So no kuvuga ngo mfata ibyo nshoboye gukora, ibyo mbona ntabonera umwanya nkabireka, cyane ko iyo wemeye ikintu ntunagikore neza gifite n'ingaruka cyane ku muntu dukora nk'umushumba. Mba ntenya yuko mfata consultance bakavuga yuko nta deliverance. Nagwa nk'urugero, hariyo nakoreraga ministeri, ntavuga mu detail cyane, nagomba kuyikora igasozwa ku gihe. So iyo nemeye ikintu no kuba ngifitiye umwanya, iyo biyombanye byinshi ibyo ndashobora kuderega ndabireka. Wow, biratangaje. Imirimo ingana gutyo, ariko kandi mu bifitiye ubushobozi. Ariko nagira ngo mbaze iki kibazo Bishop, Professor, mu myizerere yacu cyangwa se mu mico ya Gikristo yacu twamenyereye nyine ko umushumba cyangwa umuntu uhagarariye umurimo nk'uriya muhagarariye agomba kuba afite iyo nshingano. Ese ntabwo ibyo byose byica umurimo? Ushobora kubona wenda udapfa, ariko hari ukuntu ugabanyiriza wenda nk'umwanya kubera izo nshingano zose cyangwa iyo mirimo yose, ukaba wenda umwanya wakagombye kuwushyiraho ugabanyuka. Ntabwo bibaho? Usanga hari ibyo wishe. Birumvikana ko iyo ikintu gikora part time niyo giheza umwanya wose, birumvikana yuko bitameze kimwe. Nanjye ndacabigerageza kugira ngo ndebe ko bizagerwaho ngahagarika indi mirimo yose, ariko uko mbishoboye ngerageza kuderega. Sinavuga ngo ntabipfa, ariko n'ababikora full time ntibavuga yuko byose bitungana. Imperfection n'ubuzima bw'umuntu birajyana. Hari igihe ni committing gukora ibintu runaka nkabiheza n'igihe ngomba kubiha icyo twita
timeline cyangwa ingengabihe ngasanga ndashoboye kuzubahiriza hari ejo niyemeza gukora nkabona bimbanye byinshi bimwe nkabigabanya. Hari abashaka cyane mu rusengero nyine wenda bafite expectation z'uko bambona igihe bashakiye cyose kandi nkora ibyo bashaka ko nkora bigasanga wenda biri mu kazi kenshi icyo gihe ndabyemera ko bishoboka. So rero mu gihe ntarashobora kuba full time ngo ibintu byose bihagarare nemera yuko abandi bakora ibyo bimwe nari gukora hanyuma nkagerageza kumakinga sure yuko kora follow up. Akenshi ntabifa cyane ariko sinavuga yuko mbikora byose nk'uko bigomba kubera yuko umwanya nyine mbiheza ndungana n'uwo nagomba kubiha ndafite ibindi nkora. Urakoze cyane. Nihuse ndarasubiza mugenzi wanje ngiye kubaza ikindi kintu kimwe hanyuma nze guha Papa Legend akomerezeho. Hanyuma dukunze gukurikirana amateraniro cyangwa service zanyu mu itorero muhagarariye habamo gahunda zitandukanye ibitaramo imikutano agatatu ariko dukunze kubona higanjemo urubyiruko cyane bigasangaho ndetse bamwe ntibatinya kubivuga ko Foursquare ari nk'akademi k'urubyiruko wimanaginga gute kubera iki higanjemo urubyiruko ese nico mwahamagariwe Foursquare dukunde kubona mu abasaza nuko bihera iki? Ngira ngo umuntu wese ukora ikintu gifite future ku gihugu yagombye gutagetinga urubyiruko. Igihe cyose tuye dukora ibintu bireba all generation tuba dukora ibintu bitazakomeza. Sino kuvuga ngo gutagetinga urubyiruko icambere ni intentional. Icya kabiri ni programme dushiraho. Igihe urubyiruko ruzisanzemo ruraza. Igihe mushizeho programme urubyiruko rutisangamo ntiruzamo. So biriya bikorwa byinshi mugenda kubona cyangwa mukuze kubona urubyiruko ruzamo nuko nyine tubigambirira kugira ngo tuba targeting cyane cyane ko urubyiruko rwugarijwe rutagiye mu rusengero rwaje ahandi. Niba mubona gahunda dukora amateraniro amasengesho kuwa gatatu tugira imigoroba itangira hafi saa 10 ni nawo munsi tugira amasengesho atangira kare ubundi atangira saa 11 abantu bavuye mu kazi. Impamvu dushira iriya gahunda nugira ngo tubone umwanya wo kwigisha urenze usanzwe. Ibiba rimwe mu cyumweru rimwe mu cyumweru tugira ijoro ry'ubusabane tukashaka ngo twegere urubyiruko cyane kubera yuko iyo badataramiye hari bataramira ahandi hatari heza. So urumva rero ni gahunda twazishizeho tugamije kugira ngo tubatagetinge tubagereho bazisangemo ariko ikindi kintu uzabona kiri muri Foursquare tubaha umwanya wo gukora. Urubyiruko ari abayobora ari ababwiriza ari abigisha ari icyo bafite cyose bashobora gukora tubona kijyanye n'icabagirira umumaro cyane cyane ku bantu muri bafite ubuhamya bukomeye tugerageza kubimplika. So iyo bimvolvize ubukora ikintu bisangamo. Murakoze cyane wenda wabaza tuganije ku musozo ariko na mama Pasteur nawe araza kutubwira ikihe kubera ku mwanya wagiye. Yes, ndakoza ndungana mugenzi wanje hari ikibazo yarakojeje cya gatatu cyangwa se igicaniro. Iyo dusoma muri Bibiliya tubona twarahawe inshingano zo kugenda tukabwiriza ubutumwa ku mpera z'isi hose ariko abavuga ko muri Foursquare nyine nta gatatu kandi kabera ahantu hamwe. Ese mwaba mufite abantu wenda bakora ivuga ubutumwa mu ntara mu bihugu bigiye bitandukanye Somali ntabwo aragera ubutumwa bwiza bw'Imana. Ese mwaba mufite abantu mutuma cyangwa wenda bibera gusa muri Foursquare? Foursquare ni itorero mpuzamahanga ryatangira no muri Amerika rirengeje imyaka 100. Mu Rwanda murumva yuko duserebura imyaka 20. Target yacu mu Rwanda yivuga butumwa ni ngari cyane irenze abantu bari Kigali. Mujye mubona dutanga amazi mu baturage buriya bigamije ivuga butumwa mujya mubona dutanga za sociale ibigega by'amazi cyo twita borehole no gucukura amazi ukayakura mu butaka kugeza igihe uyagereraho akaba ari amazi meza ayunguruye ahabwa abaturage batayishuye
ibyo ni ibikorwa by'ivugabutumwa nta kindi bigamije. Ibikorwa bya sosiyale, abana twishurira amashuri, ni ibikorwa by'ivugabutumwa. Rero abamisiyoneri bajya hanze hari abo dushigikira, mwigeze mubona dusengera n'abamisiyoneri, bamwe baraje muri iki gihugu, abandi bari mu bindi bihugu, bari muri kariya karere. Dukorana n'amatorero yacu ya Foursquare no mu bindi bihugu muri church planting no muri missionary efforts tubirimo rwose. So ntabwo duhuza abantu gusa, ahubwo tugirana n'igihe cyo gusura abantu bakajya hanze kuvuga ubutumwa. Ariko umuntu arebye nari amateraniro yacu mu gatatu, ntarangira mu kwakira abantu hariya. Hari n'igihe dusohoka tukajya kuvuga ubutumwa hariya. Biterane si cyane mu Rwanda, ariko hari igihe tujya kuri radiyo mu isoko hariya rya Kimironko abantu bakavuga ubutumwa. Hari igihe tujya mu ntara. So ni ibikorwa bihoraho. Yes, urakoze Pastor. Dufite umwanya mutoya wenda turabizi ko mufite izindi gahunda kandi nazo n'ubundi n'iz'umurimo w'Imana, nibishoboka tuzagenda dushaka umwanya mwiza uhagije. Ariko ndakubaza akabazo kamwe then ngaruke kuri mama Pastor. Pastor, uri umunyamurenge? Of course. Umunyamurenge. Urabaza ko papa ari umukatolika? Yes. Kandi yakubwiye ko baba bari kukabara. Yes. Abanyamurenge barimo baraca mu bibazo bikomeye cyane. Ese n'uruhe ruhari mufite nk'abashumba cyangwa nk'abapasiteri mu kuzana amahoro mu gihugu cya Kongo? Ndumva ntabivugaho ibintu byinshi, kandi nari mbifite byinshi. Icya mbere nk'abashumba ni ugusengera akarere. Twemera yuko imitima ariyo yabanje kurwara mbere yuko amaboko afata imbunda zica abantu, kandi ntawe ushobora kugera mu mitima uretse Imana yonyine. Icya mbere ni ugusenga. Icya kabiri tugira ibiganiro by'amahoro. Turi muri amburera zo mpuzamatorero mu Rwanda, aho dushobora kumvikanisha ijwi ryacu nk'abakorera mu Rwanda. Turaritanga. Aho dushobora gukora ubuvugizi turabukora. Ariko nk'uko mubizi abashumba ntabwo turi muri politike, kandi ni amahitamo twafashe. Dusengera abantu, tukaganiriza abantu, tugakora ubuvugizi. Ariko nk'umunyamategeko ku rundi ruhande ashigikira cyane abantu bandika ku bibazo byacu. Rimwe na rimwe hari igihe ntanga n'inama ku bantu bakora ubuvugizi bujyanye n'ubutabera. So simbigirira umwanya cyane kubera ibyo bintu byose, ariko aho ushobora gutanga inama, ushobora gutanga igitekerezo, aho ushobora gutanga ubufasha, ndabikora. Yes, Pastor, uramutse ubaye umuyobozi wa Kongo, ni ibihe bintu bitatu wahindura? Ndumva icyo kibazo ntagisubiza. Kongo ifite umuyobozi wayo, ntabwo naje kuvuga ngo nta muyobozi wayo. Sindimo mbitekereza kandi ntibiza vuba. Pastor, uramutse ubaye umuyobozi w'abanyamurenge ku isi wakora iki? Abanyamurenge bari mu bihugu byinshi, baba umunyamava ntibagira umuyobozi. Oya rwose nta. Kubera icyo abanyamurenge nta muyobozi bagira? None se wari wabona umuyobozi w'abasoma, urabona umuyobozi w'abanyakenya utari perezida wabo? Nibaza ko icyo ngicyo cyo twakireka. Ikibazo kigoye. Nta communauté ni communauté, bagira organisation locale. Icyo nico nemera. Ibindi nta bindi duhuriye uretse abahurira mu nsengero bahuriramo, abahurira mu nazo si zabo bonyine, abahurira mu bigo by'amashuri babihuriramo bafite abayobozi babo, abahurira mu mihana bafite abayobozi b'imihana. Byaba ari ibyo ngibyo. Ibindi sintekereza ko ari structure ziri formelle zizwe. Izo structure rero ziri informelle zikora ibyo zishinzwe. Ngira ngo nk'umunyamategeko hari ibintu numva cyane ndashobora gusubiza mu buryo ubitekereza. So nukuvuga ko kuba abanyamurenge nta muyobozi bafite ari ikintu gishimishije se, cyangwa wenda hari no kubera situation? Nashatse kubaza ikibazo. Buratekereza ko abakikuyu muri Kenya bafite umuyobozi? Bafite perezida n'uw'abakikuyu cyangwa n'uw'abanyakenya? N'uw'abanyakenya. Urumva rero ko bitandukanye. Niba ari abanyamurenge bari muri Kongo, abanyamurenge bari muri Amerika, abanyamurenge bari mu Rwanda, none se bagira perezida umwe gute? Birumva bikunda. Ibihugu barimo bafite abayobozi babo, abayobozi b'ibyo bihugu. So ahandi mitualite zabo na sociale zabo ndizisaba presidence nta.
Yes, ni iriya jambo agenera abanyamurenge bose aho bari ku isi, then tuhite tugaruka kuri mama pasiteri. nuko mu bihe bikomeye turimo tunyuramo, imana yacu ikiri imana ireba yanga akarengane kandi iteka ukuri kuratsinda. Bishobora gutinda cyangwa bigatebuka ariko ukuri kuratsinda. Murakoze cyane. Yes, reka tuganirizaho mama pasiteri iminota 2 gusa. Yes, mama pasiteri, mama bishop, sorry, turagushimiye kuba watwitabiriye. Imana iguhe umugisha. Yes, turakubaza gusa tubazo dukeya. Ese wahuye gute na bishop? Mwamenyanye gute kugeraho mu by'ukuri kugeza aka kanya aho agiye hose mwivuga butumwa muba muri kumwe? Ndabizi ko mufite abana ukabasiga ariko ugakomeza ukamusapotinga. Murakoze. Urugendo rwo guhura nawe ko ari rurerure. Ubundi bishop twamenyanye igihe mfite imyaka nk'ikenda ngira ngo. Ababyeyi bacu nibo bari baziranye. Baramenyana, barakundana, hanyuma papa we aza gusaba umugeni kwa papa wanjye. Mukiri bato? Tukiri bato, igihe nkiri muto, urumva we yarandushaho imyaka. Hanyuma twaje guhurira mu Rwanda imbona nkubona, aho twahuriye turamenyana, ariko byaravuye ku babyeyi bacu. Yego, urakoze mama pasiteri. Mu by'ukuri dufite umwanya muke ariko ndakubaza utwazo 2 udusubize mu minota itarenze 3. Akabazo ka mbere, dukunda kubona uri kumwe na bishop aho agiye hose, mu by'ukuri bigaragaza ko umushigikira muri no murimo, ariko kandi mufite abana. Yego, hari abana banyu bamwe bari mu gihugu cya Amerika, abandi bari mu Rwanda. Ese wenda uburere bw'abana muri Amerika mubona gute? Nimba hari amakuru aba ubufiteho? Ntabwo byoroshe. Gusa kino gihugu ni igihugu kitoroshe kukirereramo abana, cyane cyane ko twebwe tutaba turi kumwe nabo. Ariko imyaka twamaranye nabo mu Rwanda, kuko baje umuto afite imyaka 14, undi 15, undi 17. Muri iyo myaka hari ibyibanze twari twarabahaye umuryango. Ibyo rero byibanze twabahaye nibyo byatumye babasha kuba muri iki gihugu twebwe tutakirimo. Harimo kubagira inama, kubasengera, kubasura si cyane kuko amatike yaha ntaba yoroshe, ariko tuvugana kenshi kuri telefone, tugahuza umurongo, tukaganira ijambo ry'Imana, tukabereka za kirazira. Ahasigaye umwuka wera n'Imana ujye utureberera aho tutari, akabashoboza ibyo twebwe tudashoboye kubakorera tutari kumwe nabo. Urakoze cyane mama pasiteri. Hari akantu gato nigeze kubona uri hara mu Rwanda kuri Foursquare. By'ukuri wari uri mu mwuka mu buryo butangaje. Uvuga ijambo, uravuga ngo mu by'ukuri nkanje nka mama bishop narize, mfite amashuri narize mu buryo bugaragara, narize, umutware wanjye yarize, ariko kuba mubona ndi hano nka sirimba nka shimira Imana, namwe mwakagombye mubona nkora ibingi bari njyewe navuga ubayoboye, mwakagombye kurambarara. Iryo jambo kurambarara abantu benshi barigizaho ikibazo, baravuga ngo ahari mwishyize hejuru. Ese wa clearinga icyo kintu ngaho wivuze mu buryo bw'umwuka, wenda bo babyumva mu buryo bw'umubiri? Oya, ntacyo ashaka kukivugaho. Urakoze cyane. Yego. Yes, sinzi niba gasitari kubera umwanya ndabaza akabazo kamwe, hanyuma izindi gahunda ziri gukurikira. Uri umumama navuga w'intangarugero, kubera uko tukubona haravuga turasirimbuka, kerekana ibyishimo mu buryo tubona abandi ba pastori abadamu cyangwa abashumba baba bakunze kwifata. Ese wowe ubiterwa n'iki? Byaje gute kubera kubikora kuriya? Basanga uri kumwe n'abakristo muranezerewe,
ukivunge ugakunda n'igisirimba. Impamvu ugiye mbikora ubundi nzi ko icyo Imana yandemeye icya mbere ni ukuyiramya, kandi mu gihe mfite imbaraga nkagira ubwenge nkagira ubushobozi mvuga n'uburyo bwo kubikora, ngomba kubikora ntaragera mu gihe hari ijambo riba mu mubwiriza igice cya 12 bivuga ngo ujye wishimira umuremyi wawe mu minsi y'ubusore, iminsi mibi itaraza. Ndabizi neza ko iminsi mibi ntabwo ari ugupfusha, ntabwo ni imyaka igera ukumva ntukabunezezwa n'ibimo bibera aho hantu. Rero jyewe impamvu mbikora nuko nzi ko icyo Imana yandemeye ni ukuyiramya. Mu gihe rero nk'ibishoboye mbikorana umutima ukunze, ntareba ngo turi kumwe n'urubyiruko, ntareba ngo ndi umudamu w'umushumba, mbikora ndamya Imana ya Isirayeli. Ni jambo wawugenera ababyeyi bose b'abanyamurenge cyangwa se ababyeyi bose barimo barera abana mu bihugu by'amahanga? Ijambo rimwe bababwira ni ukubaba hafi, umwana ukamugira inshuti, ukamuganiriza cyane, ikindi ukanamusengera. Murakoze cyane.